Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Turacyakomeza rero urugendo twatangiye rw'abagenzi bagana mu ijuru, muri izi nyigisho zidufasha kubona ubuzima bwacu bwa buri munsi uko dukwiriye kubushyiramo Yezu. Tugenda rero twireba muri iyi ndorerwamo, tukabona aho dukwiriye kwikosora, tukabona uko dukwiriye guhora twireba, ariko tugamije kunezeza Yezu. Hari umuvandimwe rero wambajije ku nyigisho twaganiriyeho kuwa gatandatu, ari nazo ubwo tuherukiraho zashoje icyumweru. Izo nyigisho rero twaganiriyeho zavugaga ku byerekeranye n'abashakanye. Umuvandimwe umwe rero yarambajije atese abashakanye ko ari igihe wenda umubwira nk'ayo magambo meza ntabyumve, ntashake no kubyumva rwose, ntanabihe n'agaciro, ndetse akarushaho kukubwira nabi, ubwo wakora iki? Nibyo koko hari abantu bagora, wanamubwira neza ukabona ntashaka kubyumva, ariko icyo nakubwira ngo wicike intege. Uko biri kose hari ikintu utahakana, nuko kugira ngo mubane mwaremeranyijwe, icyo mwakoresheje ngo mwumvikane ro kubana, burya nicyo wakagombye gukoresha kugira ngo namuririmbira byumve. Ntabwo nzi uko mwumvikanye, ntabwo nzi aho mwahuriye, nta nubwo nzi icyatumye umukunda mu bandi, ntabwo mbese hari amabanga mwebwe hagati yanyu mwifitiye. Gusa abashakanye ngo ndakubabwa ngo mujye mwibuka aho mwahuriye ku munsi wa mbere, icyabahuje ku munsi wa mbere, icyo kintu mujye mugiha agaciro cyane, ni ikintu kiba gikomeye. Ko rero wowe waririmbira ntabyumve, cyangwa se ugasanga ari nawe muntu ukugambanira mu buzima, ari nawe umuntu ugutesha umutwe, ari nawe muntu mubi kuri wowe, ntabwo njyewe naza kukubwira ngo mute, keretse niba uwo mwashakanye mutarasezeranye. Nakubwira ntimujugunye, kuko ntabwo ari umugabo wawe, si umugore wawe. Ariko niba mwarasezeranye, ubwo niwo musaraba wawe, ubwo ushyira ibitugu uheke. Nka wa wundi wagiye kwa padiri, mu misa padiri ngo aravuga ati Yesu aravuga ngo ushaka kunkurikira wese niyiyanga ubwe aheke umusaraba we maze ankurikire. Mugabo barasohoka, bageze hanze abwira mukecuru ati cyo jya mu mugongo ngo uheke. Mukecuru atugiye kumpeka ati bavuze ko tugomba guheka imisaraba yacu, ati kandi umusaraba mfite ati ni wowe, ati uri umusaraba wanjye. Mukecuru ati se ko nanjye uri umusaraba wawe urampeka ngo uheke? Baza gusanga rero icyo padiri yavugaga si uguheka gushyira ku bitugu, ahubwo nuko buri wese agomba kwihanganira mugenzi we, niko kumuheka. Hari abagabo babwira ku mugore wawe ngo niwe wateranyije abagore wa runaka no runaka, ukabugira ati wa mugore ngo nakubwiye umunwa wawe muremure, ntiwamenye niba ari byo, niba bamubeshyera reka data, ntushobora no kuvuga uti umugore wanjye baramubeshyera reka shwi, ahubwo ni wowe uriya mugore n'ubundi naramuvuze narabimubwiye umunwa wawe muremure, ariko ubundi ko atajya gasohoka mu rugo, ubundi yagiye ate, ariko reka nze arambwira aho yari yagiye, arambona se uri umugabo. Ntabwo mbona ibyo, sinjya mbibona mu bugabo, mbona ari ubugoryi, ntabwo ntukana rwose, ariko ndabikubwiza ukuri. None se Yezu Kristo nawe yavugaga ati mwabibura bwenge mwe, nawe uburi ikibura bwenge. Yezu se ntiyabivugaga? Mwabibura bwenge mwe, abigishwa bajya mawuzi ntiyababwa ati mwabibura bwenge mwe, batinda kumva icyo abahanuzi bavuze. Ntibibura bwenge, iyo umuntu ari ikibura bwenge ntabwo amenya icyo Imana ivuga, nta bwenge aba afite. Ubwo rero umuntu ufite ubwenge ntabwo yakagombye gutekereza ko uko nkubita umugore niko umwana niko ngomba gukubita umugore, mbese ukabura igica aho ngaho bose bakubahira kuri gica kuri mubi, banyubahe. Najyaga mbibona abagabo benshi
harabona agiye mbona ndo umwana muto tukajya duhurura tugiye kureba uko umugabo ari gukubita umugore, abantu twaje gushungera umugore akicara umugabo agakubita arangiza akagenda, umugore rero inkoni zimuri ati wagicucu ngo nguranutse ngo reka nze shaka garuka, abantu ngo nureba ngo kwamukubise. Ibyo bintu rero mbitekereje uyu munsi ndavuga no ya ni nanjye aho nzasanga bari kuvuganira umugore nanjye nzavuga pe, umugore yari yaragowe muri icyo gihe. Ariko uyu munsi ntabwo ariko dukwiriye kubigenza, ubwo ntitwumve ko ibyo ari ububwa, ntabwo ari ubwo abo nibo Yezu yita ibiburabwenge. Niba uri ikiburabwenge rero ubwo nawe urakora nk'ibyo biburabwenge. Ariko niba uri umunyabwenge urakora icyo igitabo cy'ubuhanga kivuga. Umunyabwenge avoma mu mutima w'ibyuzuye mu bwenge bwe, akaba ari nabyo asohora. Kwera ntabwo waba uri umunyabwenge ngo wumve ko ugomba kujya guhora ukanuye amaso, wumve ko ari wowe uzigurira umwenda mwiza, umugore wawe nakugira uruhande ugire ngo ni umukozi wo mu rugo, kandi wumve ntacyo bikubwiye. Bateke bagushyire hariya ku meza utahurye n'usanga hari inyama yabuzemo, ibisobanuro bigomba gutangwa. Baransobanuriza inyama umuntu usigaye arya ku isahani yanjye, kagira isahani yawe, kanya yawe, ikiyiko cyawe, mbese bitavaho. Ntabwo uri umunyabwenge. Ngewe rero ndakubwira isi ishobora kuba yaragukomeye amashyi yarakugize uwo ngo, ariko mu ijuru ntabwo uzakandagirayo, ntabwo uzinjira mu bwami bw'ijuru. Ndakubwira rero wiba ikiburabwenge mu isi. Ubwo rero hari akandi karirimbo nibutse wa muhanzi yaririmbiye umugore we, yaramubwiye ngo urwo ngukunda ni kimeza, reka ndugukunde nduguhunda uko ndufite, ni wowe ndufitiye, urwumvirize turuhumeke tugifite ruseke. Haleluya. Uruhumeke tugihumeka nyine. None rero muvandimwe nawe birakureba, rumuririmbire, arwishimire, arunezerwe mugifite ruseke. Kuba umuntu yabavuga ngo tugifite ruseke ni tugihumeka. Noneho no kuvuga ngo ari igihe tuzaba tutagihumeka, ariko igihe tugihumeka reka urwumvirize, uruhumeke tugifite ruseke. Abashakanye rero iyo ndirimbo ni ibiyanyu. Urwumvirize uruhumeke tugifite ruseke. Nibyo iyi mugihumeka ku buryo nawe uzagenda uzavuga ati yo nta wundi nashaka uwanjye yarigende, kumva nyine ko urukundo rwe rwose rwari muri wowe. Waba utari ntabona amahoro, mbese kumva amahoro ye ari uko nk'uko indirimbo ihebuje yabivuze. Ubwo rero tugiye gukomeza, ndizera yuko abashakanye mugiye gukosora. Hari byinshi navuze, hari ibyo nzagenda mvuga kuko ntibirangiye, kuko nzajya mbyibuka nzajya mbabwira na kandi ko ako mbabwiye kagiye kabafasha kurushaho kwikosora. Ubu ndahamya neza ko ubu ngaho abagore barimo kumpa ubuhamya, abagabo bari guhinduka. Haleluya. Yaba wagiraga amahirwe kumva izi nyigisho mugabo, ni ukuri wahinduka, kandi nukomeze gukomerwa amashyi mu isi, ariko utari umugenzi ugana mu ijuru. Bakubaha ukuntu uri igihangange, ariko mu ijuru udashobora kuzarungurukayo. Ibyo si byo nshaka rero. Ngewe ndashaka ko naho mu isi bavuga ngo buriya ngo ngo n'umugabo w'inganzwa ngo n'umugabo mbwa, ntacyo bakwita uko bashaka ko mu ijuru uri umugenzi ugana mu ijuru, ku buryo uzagera imbere ya data akavuga ati mwana wanjye ngwino, wagaragaje kwiyubaha, wagaragaje guca bugufi, mbese ngwino twibanire. Ibyo mu isi bizaba byarangiye, kandi ibyo mu ijuru nibyo tuzaba dutangiye. Muvandimwe ugana mu ijuru rero ayo makuru urayafite. Rero uyu munsi tugiye gukomeza cya kiganiro nagiranye na Yezu, twari twaragisubitse kubera ko twabanje kuganira nyine ku magambo arebana n'ubukristo bwacu. Turi mu ndorerwamo irebana n'ubukristo bwacu kugira ngo turebe amasura yacu. Haleluya. Tugerageze kuyasusisha n'amasura y'abana b'Imana, hanyuma dukomeze urugendo rugana mu ijuru. Hantu mwe benshi murambwira muti izi nyigisho ziradufasha. N'ukuri birakwiriye ko zigufasha muvandi, kandi gufashwa nanjye nibyo mba nshaka. None se ubu nategura inyigisho ntifuza ko zibafasha, ubwo se naba ndi kuruhira iki? Numva nshaka ko zibafasha, ariko ntidufashwe mu buryo bwo gukoma amashyi, ahubwo tugafashwa mu buryo bwo guhinduka, tugahindura imyifatire yacu. Hari ubuhamya bumwe na bumwe nagiye nakira,
ariko nshaka kugira ngo uyu munsi nabwo tuvugeho mbere yuko dukomeza uru rugendo. Umuvandimwe yaranyandikiye ngo mumfashe gushima Yezu ni mwiza cyane, ndamushima cyane ku bwa audio y'ejo hashize, ubwo ni muri iyi minsi nyine mwavuze ukuntu twataye ukwemera kwacu muri wese, mubisobanuye numva binkozeho cyane kuko hari umuntu wampemukiye, kumubabarira birananira ku buryo numvaga nifuza no kumubona, ntifuza no kumubona, ariko guhera uyu munsi ndamubabariye cyane. N'umuntu nakoreye igihe cy'umwaka n'igice aranyambura, urumva mu mahanga kubyakira biragoye. Ndabasabye mumfashe gushima cyane kuko Yezu yampaye icyo gukora, kandi n'imihigo narahize akamfasha kuyihigura, mu mumpere amashyi n'impundu. Haleluya, amina. Uyu muvandimwe rero yari yarananiwe kubabarira, izi nyigisho zamufashije kubabarira. Ndi kukubwira nizi nyigisho zirafasha, zishobora kugufasha ku buryo bwa roho cyangwa bw'umubiri, ariko ibigaragara cyane ni iby'umubiri. Iyo umuntu yakize ku mubiri, nari ndwaye malariya ndakira, nari ndwaye igisebe kiruma, abo nibo batanga ubuhamya ngo narakize, ariko wakize muri ubwo buryo yari ataye umudari we mu gisogoro cyo kutababarira, abo ntabwo bakunda no kubona yuko bakize. Izi nyigisho zigamije kugufasha kubona uburyo utabera Kristo, kubona uburyo ubangamira Imana, noneho ukikosora. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, birakwiriye ko wikosora. Haleluya, haleluya, birakwiriye ko wikosora, ugakosora uburyo wajyaga ubigenza, ugakosora uburyo wajyaga wifata, ukamenya ko cya gisogoro ugomba kugisohokamo. Haleluya. Umuvandimwe rero nawe yarambwiye ati mwaramutse rwose, inyigisho y'uyu munsi yankoza ahantu, none ndabinginze munsengere kuko ikintu cyitwa kubabarira cyaranyihishe pe. Nasanze uretse kuvuga ko ibintu bitagatifu nabiroshye mu bisogororo, nanjye ubwanjye ubanza mbijandamyemo. Munsabire Yezu anjandure. Haleluya. Uyo rero uba ari mu rugendo, iri ni ishimwe naryo. Haleluya. Nishimwe yirebye muri indorerwamo y'imbabazi asanga wapi, aravuga ati tu najyaga mbikora numva ntacyo bivuze, ariko noneho ndumva bikomeye. Wa mudari yawujugunye mu bisogoro nawe ubwabyicayemo. No kuvuga ngo waravuga ati ngewe si no mudari wonyene, nanjye ubwanje ndimo. Ni ikintu gikomeye. Tekereza rero ko uyu muvandimwe cyangwa nawe muvandimwe warurimo ariko utajya umenya kurimo. None izi nyigisho ziri kugufasha kubona kuri mu gisogoro, ziri kugufasha kubona ko umudari wawe utaye mu gisogoro. Mvamo sibyo? Muvandimwe mwiza rero, ni igihe cyo kwikosora. Ntabwo ngiye naje kugutunga urutoki cyangwa ngo nze kugucira urubanza, kuko nanjye sindi umwere. Muri aya madosiye turi abantu twese twambaye umubiri, ariko rero tugerageze dutsinde, tuneshe shitani kugira ngo atazatwigambaho yaratugize umunyago. Ahubwo tuzamuneshe mu izina rya Yezu, tumutsinde, tumutsiratsize maze atsindwe burundu. Amina, kandi bizakunda. Undi muvandimwe ati ndagira ngo mvuge ngo abari muri uru rugendo twese, umuntu uzi ko arimo neza kabisa mureke duheza amashyi, tumuhe n'impundu. Shimwa Yezu, uradukunda pe. Nukuri aravuze ati mbikesha iki? Haleluya. Hari umuvandimwe mu minsi ishize wangendereye, ndamuhobera, arambwira ati mbikesha iki? Iryo jambo rya mbikesha iki Elizabeth niwe arivuze. Ati mbikesha iki kugira ngo njye nawe umutegetsi wanjye angenderere? Nawe yaramuhobe ati mbikesha iki kugira ngo nguhobere mo Yezu? Ati kuko ngewe ndumva Yezu muri wowe. Amina, haleluya. Mbikesha iki? Hari benshi bifuza wenda ko twahoberana, ntabwo turabonana, si uko ndi igihangange, ariko hari haleluya, hari imbaraga zituye muri ngewe. Amina, haleluya, amina. Si ngewe ahubwo ni Yezu muri nge. Nanjye ninzi wawe, ntabwo nzaza ndi Umumararungu Marie Louise, oya ntacyo nabanje kukubwira, nabanje kukubwira iby'imvura n'umuyaga. Si twebwe rero tuzabivuga, ibyo bifite ababivuga. Ngewe ninzi wawe, haleluya, nzaba nje kukubwira ibya Kristo. Ubwo nukuvuga ngo nzaba nje nambaye imbaraga za Kristo ukorera byose muri nge.
ko rero mureke duheze amashyi ko twese abari muri izi nyigisho dufitiwe umumaro n'izi nyigisho. Ubu rero nicyo cyatumye nsoma ubu buhamya bw'aba bavandimwe ngira ngo nkubwire n'izi nyigisho ziryoheye benshi. Ubuhamya burahari pe, ubuhamya bw'ingo burahari pe, ubuhamya bw'abashakanye burahari pe, ubuhamya bw'abihaye Imana burahari pe, ibyifuzo byabo mu mpande zose birahari pe. Aruvuga ati naniwe n'iki n'iki, hananiwe n'iki n'iki, undi ati ngewe ngo wahanaha, undi ati ntsindwa hanaha. Twese turimo, ariko nta n'umwe ushinzwe gutunga undi urutoki, ahubwo twese turi mu kiganza cya Yezu, turi abagenzi bagana mu ijuru. Muvandimwe rero ati kuri nge rero kuva natangira kumva izi nyigisho za mama Louise nakize ibikomere byinshi, ari ibya roho ari n'iby'umubiri. Mbese nk'uko ubwawe wivugira uti birakurenze kubivuga, nanjye ibyo Yezu yankoreye ni byinshi birandenga, ni ukuri. Haleluya. Yakize iby'umubiri n'ibya roho. Haleluya. Bityo rero muvandimwe uri muri izi nyigisho ukavuga uti ntago zikiza, ntago akiza kari mumva, tegereza isaha y'Imana. Haleluya, haleluya. Abantu bo muri audio z'igifaransa turi ku mugore wari umaze imyaka 12 ava. Mana yari yabyemeye. Imana ijya ibyemera kuca hirya no hino, ukajya kubaganga ukajya gugiye yicecekera ikemera kurwara. Niba waraje muri izi nyigisho urwaye ukaba ukirwaye, ubwo Imana iracyacecetse, ijya yemera ko bijya bikubaho kugira ngo niza kubikora uzashime. Haleluya. Imana yemeye ko Lazaro apfa, Imana yemeye ko umwana wa mutwara apfa, Yezu arabyemera, nuko ajyayo agiye yaramuzura. Yezu yemeye rero kubuceceka kugira ngo bigeraho ngaho, ajya yemera rero, ajya yicecekera. Yajya yicecekera rwose, ibibazo bikatubaho acecetse cyane ukagira ngo niyanabyumviza, ariko kandi azi icyo agiye gukora. Haleluya. Ajya yiceceka rero. Niba turi kumwe muri izi nyigisho, ukaba uri muri rozari, ukaba rwose ujya mu misa, ubukristo warabuvugura ariko indwara igakomeza kuba yayindi, ndakubwira ntiryoherwa. Hari haleluya, hari uwo mwafatanye ikiganza niwe Kristo. Haleluya. Kandi naguhagurutsa, haleluya, urahaguruka burundu. Umwana w'umutware, wa mukobwa w'umutware yararyamye kubera ko yapfuye, Yezu amufashe mu kiganza, nuko arabyuka. Haleluya. Arabyuka yongera kuba muzima. Yambaga yari aho ngaho iri kurira, za twaturumbeti twari twaririmbiye rwose indirimbo z'agahinda bihinduka ibyishimo kubera ko Yezu yamufashe mu kiganza. Nawe Yezu aje kugufata rero mu kiganza kugira ngo uhaguruke handi wari uryamye, wari warapfiriye, maze umusingize. Ariko ihangane, ni akanya gatoya gusa, iyo ataragufata mu kiganza haba hari impamvu kandi ajya abyemera. Reka dukomeze. Umuvandimwe arakomeza, turabizi ko nababwiye ukuntu Yezu yankijije indwara yo kuva amaraso amezi 10 yose nkimara gutangira kumva izi audio mu kwa gatanu. Nahise nkira. Haleluya. Bumaze amezi 6 kandi naye narihebye, ariko Yezu yarankijije nta cyambuza kumugumaho. Haleluya. Ubwo niyakize amaze amezi 6. Ubu nuko uvuga ngo mu mezi 6 aracyarimo se gushidikanya ko yakize? Nta gushidikanya. Ikindi, uyu muvandimwe numubaza azakubwira ko atarabona umumararungu Marie Louise. Ntabwo namukozeho ngo mubwire ngo mwizina rya Yezu ngo mumbaraga mfite ngewe umumararungu Marie Louise, pardon, ngewe umumararungu Marie Louise, murambureho ibiganza byanjye, ibi biganza bikiza, ibi biganza biramburira ku barwayi bagakira, mbikuramburiwe. Ntabwo ariko nabigenje. Twagiye muri audio, arizera. Haleluya. Arizera nuko arakira. Nawe rero nugira ukwizera muvandimwe, izi audio uzazikiriramo. Ya ndwara ikubase, niba ari ingeso yakunaniye, mbese urakira. Ubusuye wakize akababarira, cyangwa si indwara yari ikomeye, yari yaramubase kubabarira byari byaramunaniye, ubu arababarira. Haleluya. Ubwo yarakize. Haleluya. Kubw'ibyo rero muvandimwe ugana mu ijuru, niba ufite indwara ikubase ukaba utekereza yuko wenda ikubase kubera ko rwose irambase indwara, mama Louise ntabwo turabona nangwa ndambureho ibiganza, ntabwo ari yo mpamvu, sibyo? Kandi nshobora no kuza nkabikuramburiraho ugakomeza kuba umurwayi, ariko iyo Yezu Kristo yavuze ati ndaje, haleluya, arabikora, nuko bikarangira. Muvandimwe rero icyo nshaka kukubwira nuko
Yezu akiza. Haleluya. Yezu arakiza, akiriza mu munwa w'uwari we wese uzashaka kwamamaza ijambo rye. N'ukuri ubu uyu munwa wanjye urakiza kandi ukiza abarwayi. Haleluya. Aravuze ati mugende mwigisha amahanga yose abazemera bazabatizwe. Haleluya. Maze abari abo kurimbuka, abari bari kugana mu nzira yo kurimbuka bahite bagana mu nzira y'ubugingo. Hari ugukira kuruta uko koko? Naho twapfa ku mubiri tuzapfa. Uyu munsi ushobora gukira indwara ariko ejo nkazapfa. Ariko roho yanjye nibiri muri Kristo nzapfa mpfa gute? Ntago byakunda. Abari muri Kristo turi bazima iteka niteka. Haleluya. Uyu muvandimwe rero yarakize, n'abandi mwarakize. Hari abatinyuka bagatanga ubuhamya bakavuga bati ngewe narakize. Hari nabo gutanga ubuhamya wenda bikibereye ibikomeye bibaho nabyo. Burya ingabire z'Imana ziranyuranye. Hari umuntu ufite ingabire yo gushima, hari n'utayifite, ariko uko biri kose twarakize. Umuvandimwe wundi yaravuze ati ndagushimira cyane mubyeyi kuko wambwiye amagambo y'ihumure. Numvaga ndemerewe cyane mu mutima, kandi ndashima Imana yabanye nanjye kandi ikambabarira. Nararuhutse mu mutima, numvaga mfungiranye ahantu ntazi uburyo nahasohokamo kubera icyaha. Ndashima ku bwa Roho Mutagatifu wampaye imbaraga zo kongera gusubira mu nzu y'Imana no kongera kubasha kwatura nkihana, kandi nkashobora kongera kuvuga isengesho. Ubu meze neza kandi narabohotse. Imana nziza yo mubyeyi wanjye ndayishima kandi ndayisingiza kuko yanyumvise kandi na n'ubu ikaba ikinyumva. Nishimwe cyane. Kandi nawe Imana iguha umugisha, waramfashije. Haleluya. Amina. Muvandimwe rero, uyu muvandimwe yari afite ikibazo gikomeye. Ntabwo mwibuka, sinibuka n'ibyo namukoreye, ariko ubwo ngubwo icyo nshaka kukwibwira niki. Yaraje arambwira ati mfite ikibazo gikomeye. Ndamubwira nti uko byaba umutukutuku kose Yezu yiteguye kukubabarira bikaba umweru de. Iryo jambo ry'ihumure rimubwira ngo humura, nta gikuba cyacitse mu ijoro, nta gikuba gicika. Rimubwira ngo ihangane, Yezu Kristo aje kukubabarira no kugukiza. Iryo jambo niryo yagendeyeho aba muzima, arongera asubira mu butagatifu, arongera akomeza urugendo rugana mu ijoro. Uyu muvandimwe rero ijambo ryitwa humura ryaramugaruye. Nkubwira rero muvandimwe ufasha abantu, hari abantu badafitira ijambo ryitwa humura. Ngewe Yezu yarampumurije. Njya mvuga ni Yezu Kristo yaranjanduye. Ntabwo wenda iyo mvuga ubuhamya bwanjye, ntabwo nari narakagize igihe cyo kuba najandama hasi mu byaha ngo wenda ngo mvuge ngo Yezu yamvanye mu ndiba y'ibyaha. Ariko ujye wibuka ubuhamya naguhaye. Yezu ambwira ati haguruka ujye kunkorera. Naramuganaga mbanze n'igisi nzagukorera maze kurya isi. Ambwira ariko Louise urashaka kurya isi gute? Nsanga no kurya isi ntabishobora. Ariko nari nkiri mutoya n'ukuri. Navuga nako se Nyagasani ubu nonsangariye kuko reka mbanze n'igisi nzagukorera maze gukura. Numvaga ko abakorera Yezu ari abakuze, ariko Yezu yanyigombye ukondi kandi ankoresha ukondi. Nubwo rero nta byaha nari narajandamyemo, wenda nari nkiri muri innocence y'ubuto, ariko mu buzima ntago mbura kubona ko hari ibyaha byakabaye binjandika, ariko Yezu akantabara. Hari n'ibyo ngira gutya nkagwamo kuko ndi umuntu, ariko nabigwamo Yezu Kristo akazakambwa ngo Louise humura. Nakubwiye muvandimwe, hari ubuhamya bwinshi cyane njya nanga. Ndakubwira ni nagize ibyago, ariko wenda birimo amahirwe, ariko nagize ibyago byo gutwara inda nyiri umunyeshuri. Ayo makuru njya nyatanga mu buhamya bwanjye kuko ni amakuru y'ubuzima bwanjye. Yezu Kristo ni yansanze aho ngaho ngo avuga ngo Louise ngo nta soni, ngo koko, ngo kuno, ngo ibi nibi, ngo none ngo ndaguciye. Oya, yarambwira ati humura. Abigirishije umubyeyi wanjye nagiye mbimubwira, arambwira ati humura nzagufasha kurera uwo mwana. Ntabwo yambwira ati humura ninjye se w'uwo mwana, aravuga ati nzagufasha kumurera. Haleluya. Ibyo rero ndashaka kukubwira ni muvandimwe, narahumurijwe. Haleluya. Narahumurijwe, ntago banciriye witeka. Nubwo nagize amahirwe wari wayinteye akantwara, ariko niyo atantwara byo byari byabaye.
narahumurijwe rero mpumurizwa na Kristo. Yezu wampumurije rero niwe wantumye kujya guhumuriza n'abandi, kuko iyo aza kumbwira ati Louise iteka riraciwe birarangiye, nari gupfa icyo gihe kandi ngapfa ndi umunyabyaha. None si ubwo gusambana byaragiye bigeze kuri njyewe bihinduka byiza? Oya, icyo gihe nari nabikoze kandi n'ikimenyetso cyabyo cyari gihari, ntabwo ibyo ngibyo nabihakana. Ariko Yezu nyirimpuhwe yaraje arambwira ati humura mwana wanjye. Haleluya. Humura rero nawe muvandimwe, ndaza kukubwira ni humura, nanjye nkubwirira ijambo, nanjye mba numva koko ndi kubwira mpagaze mu mbaraga zo kuguhumuriza, kuko twese turi abanyabyaha, twese turi abanyantege nkeya, twese turi babi. Iyo tugira Imana yica tukagira Imana ikubita, tuba twararambare, tuba twarashize nta n'umuntu bukiriho. Ariko Imana yihanganiye ubwoko bwa Isirayeli mu butayu, imaze kubaha inyama, manu imaze kumanuka, bati rwose batariko iyi manu iyo itagira inyama, Imana ibaha inyama. Atariko rwose iyi Imana rwose itaduha amazi yo kunywa, Imana ibaha amazi. Batariko mbese nabo ngabo nabo turi bo rero. Ngewe rero nahumurije uyu muvandimwe, ndavuga nti humura, ntabwo Yezu numara mbwa tugenda ubwira abantu ngo muhumure. Iri jambo ryitwa humura riba mu mutima wanjye, ntabwo riba ku munwa wanjye gusa, riri no mu mutima wanjye, kandi mbivuga kenshi nkubwira ni humura, uko byaba bimeze kose Imana yo mu ijuru irabihindura umweru de. Haleluya. Nta gikuba gicika ku Mana, burya igikuba gicika ku bantu badafite uko bari bubigenze. Imana ni umunyampuhwe, Imana ni umubyeyi, ntabwo ijya ibura uko igenza. Kubw'ibyo rero kubabarira birayiryohera kandi birayishobokera. Umura rero uyu muvandimwe yarahumurijwe agaruka kwa Kristo. Rya jambo ryitwa humura ryatumye agarukira Kristo umunyampuhwe, ati none Imana irimo kunsubiza, Imana iri kubikora uko nabishakaga. Mbese arashima kubera ijambo humura. Ariko iyo ngera nkamubwira numva rero muvandimwe ibyo wakoze ndumva no kubabarirwa bitakunda, n'uyu munsi abakiri mu mwitozo wo kuvuga buse nzaca hehe se ngo nsange Kristo. Ariko kubera ko yahumurijwe nawe yatinyutse kwegera Kristo. Reka rero amashimwe tube tuyahagarikiye ahangaha, ibyo nabyo biba biryoshye. Ariko hari ikiganiro navuze turi buvuge, ikiganiro nagiranye na Kristo. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rimwe, maze ejo tuzakomeza ari ubuhamya, ari ikiganiro. Mbese byose haleluya bifatanyiriza hamwe kutugirira umumaro, bifatanyiriza hamwe kuduhugura no kurushaho kumva icyo Imana iri gukora rwagati muri twe. Yezu Kristo rero yaraje, ndamubwira nti ariko Yezu, njya nibwira ko Imana inkunda kurusha abandi, cyangwa se ngirira santima, kuko ibyo inkorera bindenga, mba mbona ntabikwiriye. Yezu rero yaranshubije, ubwo namubazaga se koko Imana igira santima cyangwa se ikagira gukunda umuntu kurusha abandi? Yezu aransubiza ngo koko Imana ikunda abana bayo kandi bose bakunda kimwe. Haleluya. Umurimo w'umwana ku mubyeyi ni uwo kumwumvira, kumukunda no kumwubaha. Iyo umwana yitwaye neza rero nta cyabuza umubyeyi kumwitaho. Ibyo Imana igukorera si uko igukunda kurusha abandi. Imana ni umubyeyi par excellence et par excellence. Ntikunda nk'uko abantu bakunda basumbanisha, ahubwo ikunda urukundo rwuzuye kandi rusendereye. Mu rukundo rwayo buri muntu imubona nk'umwana w'ikinege imbere yayo. Ni nayo mpamvu nta muntu usa n'undi ngo atekereze nkawe, amere nkawe byuzuye. Niyo abantu bahuje byinshi ariko baba bagira ibibatandukanya, kandi iyo umwe apfuye n'undi ntahita apfa, ahubwo akomeza kubaho. Ibyo bigasobanura ko umuntu ari ikinege imbere y'Imana. Bityo rero Nyagasani Yezu yarambwiye ngo iby'Imana iguha muvandimwe, ibyo ubona ukavuga uti birandenze, ubanza mfite ubutoni mu maso y'Imana kurusha abandi, ni wowe biturukaho. Ubutagatifu ni wowe uba bufite, Imana yikora kuzuza urukundo rwayo. Ariko rwaza rwasanga rwa rundi wifitemo, bwa butagatifu wifitemo, ugahita ubikirenga mu bandi. Ngaya makuru bituruka kuri twebwe rero. Mu kuba ikinege rero Imana iba ifite gahunda yayo kuri buri muntu. Ibyo bigatuma Imana idashobora gusumbanisha abana, kuko buri wese aba afite icyo ashinzwe cyihariye. Ndaguha urugero. Iyo
muri mu rugo rw'abana benshi umwe asabwa kujya kuvoma, undi akajya gutashya, undi akajya guhinga, undi akajya kumesa, undi akajya gukora isuku. Ibyo bahuriza hamwe bose ni uko iyo mirimo ibahuriza mu rugo rumwe, kandi iyo buri wese atunganyije neza umurimo we urugo ruranezerwa. Naho iyo umwe adatunganyije aba yishe gahunda y'urugo, bikaba byatera imirimo imwe n'imwe kudatungana neza. None se niba wasabwe gusigara atetse kugira ngo aze kugaburira abandi batashye atabikoze neza, ntiwumva ko baza bakabura icyo barya kandi bananiwe? Niyo mpamvu rero buri wese asabwa gutunganya neza umurimo ashinzwe. Iyo abikoze atyo arashimwa. Haleluya. Inshingano rero tugomba kuzikora neza. Imana nayo ikunda bituma bagatumika. Abo bana baba bari umugabane wayo bwite. Naho umwana wanze ariko akazisubiraho, nawe yongera kunezeza umubyeyi we. Icyo mukwiye kwitaho cyane ni ukutagirana amakimbirane n'Imana, bikabakurira umugayo, kandi umwana ugawe ntiyizerwa, umwana utizewe ntashingwa ibikomeye. Ikibazo cya santima cyangwa amarangamutima abantu bagira baziterwa n'urukundo rw'igicagate, rukaba ari rwo rubatera gutonesha runaka no kutishimira runaka. Guha umwanya w'ibanze runaka mu mutima ariko undi ukamwanga byo kumwicisha, ngurwo urukundo rw'abantu rurobanura. Urwo ni narwo rutera abantu guhemuka, kutihangana, kwinuba, ubusambo, ubukozi bw'ibibi n'ibindi. Kubera ko abo rushatse rurabatonesha, abo rwanze rukabajugunya mu mwijima w'inabi, inzika, inzangano, ubwicanyi n'ibindi. Urwo rukundo nirwo rw'abantu uyu munsi ruba rukwishimiye, ejo rukaba nirwo rukundo rw'abantu ruba rukwishimiye uyu munsi, ejo rukaba rwahinduye kubera ko haje runaka akakurusha ingufu kuri rwo. Kubera se ko waruhemukiye, kubera ko inyungu rwari rugutezeho rutayibonye n'ibindi. Urwo rugira santima kuko rutuzuye, ruzi kurobanura kuko rutuzuye. Urukundo rugira santima no kubera ko ruba rutuzuye. Urukundo rw'Imana rwo ruruzuye, rwihanganira byose, rubabarira byose, kandi rugira imbabazi. Niyo mpamvu nta mwanya wa santima rugira, ubwarwo rurihagije. Imana rero ntigira santima kuko ikunda bose kimwe, ariko ku buryo buri wese afite ikibanza cyihariye kandi cyisanzuye muri urwo rukundo. Bivuga ngo buri wese afitemo umwanya. None se niba Imana igira amarangamutima ku musaraba, nakijije ndekande? Bose narabakijije. None se ninde utazinjira mu ijuru? Nudakora ugushaka kwayo, ariko si uko runaka ari byo bizatuma atajya mu ijuru. Icyo nkwijeje ni uko uzaharanira ijuru wese azaryinjiramo, naho utarishaka ntazaryinjiramo sa gahato. Muvandimwe rero, iri ni ijambo Nyagasani Yezu yambwiye, kandi ndizera ko nawe uhuguwe. Hari ibyo Imana igukora ukavuga uti Imana ubanze nkunda kurusha abandi. Siko bimeze. Tuje gusanga ko icyo umuntu yifitemo, Imana izana rwa rukundo rwayo rwuzuye, igasanga wa muntu rwose arakeye. Nk'uko izi nyigisho turi kuziganiraho, tuvuga tuti n'indorerwamo twireberamo. Burya iyo udafite ibyaha byinshi wireberamo ukumva ko ugomba gukomeza urugendo, mbese birakorohera. Iyo ufite byinshi rero wireberamo ndetse ukumva uranabihiwe. Avuga ati ariko si uyu muntu we ntakabya, ariko si ibingibi avuga rwose ubu ntaba yakabije, ukumva ko akujombye kubera ko muri wowe harimo inabi nyinshi. Ibyo rero muvandimwe ugana mu ijuru, ndagira ngo nkubwire, ni wumva watangiye gufatwa n'umujinya imbere y'ijambo ry'Imana, buryo ujye umenya ko Sekibi ari gushaka kugutwara. Dusenga rero kugira ngo Sekibi atagutwara akakwihererana akagukoresha amahano.
rero muvandimwe ugana mu ijuru, tuzakomeza uru rugendo, tuzakomeza iki kiganiro ntikiba kirangiye, ahubwo tuba dusubikiye ahangaha. Dusubitse rero twemeranyijwe ko twese Imana idukunda kimwe, ko ahubwo uburyo tuzayumvira aribwo buzatuma tugira ubutoni mu maso yayo. Hari abana babiri, bombi se yarababwiye ati mujye mu murima wanjye. Umwe aravuga ati ndajyayo, ntiyajyayo. Undi aravuga ati sinjya, ariko arashyira ajyayo. Ninde muri abo ngabo wakoze ugushaka kwase? N'uwagiyeyo. Nawe rero niwemera kujya muri Kristo ukemera gukora ugushaka kwe, uzaba uri umugenerwa murage. Nawe nta kizamubuza kuguha byinshi, ndetse ugahora unezerewe, kuko azaba arabiguha kandi akanezezwa nuko niba biguka bisangira n'abandi, arabiguha akanezezwa nuko wabikoresheje. Ejo akongera akagwa n'ibindi avuga ati mwana wanjye nibyo nagwa, ntabwo abipfushije ubusa, reka nkomeze nguhe. Ariko umwana w'igisambo ntahabwa. Bityo rero ntukabone Louise cyangwa runaka ahabwa byinshi ngo uvuga ngo ariko yawe ngo nuko aba yasenze. Oya, nuko wenda ibyo ahabwa, ndavuga ngewe n'abandi, nuko ibyo muhabwa mubikoresha uko bikwimana, igakomeza gushyiraho n'ibindi. Abakena si uko baba batakoresheje uko Imana ibishaka, si cyo mvuze. Ariko rero buri wese nasuzuma uburyo bwe agendana n'Imana, hanyuma amenye uko akwiriye kwitwara. Imana iduha umugisha twese kandi dusobanure kurusha. Ngewe mvuga nk'umuntu, ariko Roho Mutagatifu niwe uza kuzuza no gusobanura neza ibyo maze kuvuga. Reka Yezu nawe byamubayeho, yaravuze ati bimbabwira nimubyumva, ariko Roho naza muzasobanukirwa kurusha, kuko azaza aje gusobanura ibyo nababwiye byose, sibyo? Nanjye rero ndavuga nk'umuntu, hari abumva hari n'abadashobora kubyumva, ariko Roho naza araza kubishimangira kurusha uko nabivuga. Imana iduha umugisha twese, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.